nganire n'umupapa uri kundeba umama uri kundeba muri uyu mwanya ntakagira umuntu numwe yitarutsa ibintu byo kurera abana kubera ko abana twababyaye turi babiri abana twababyaye ari umugore n'umugabo ni ukuvuga ko buri wese agomba kugira uruhare agomba kugira mu bana sibyo so umugabo akagira inshingano afite umugore nawe akagira inshingano afite mu kurera bari abana kubera ko abana tuba twarababyaranye twese so apana kumva yuko ngo abana nabo umugore ukumva wabatereranye umugore wawe niwe ugomba kumenya abana aho biga umugore wawe niwe ugomba kumenya aho abana kwa muganga aho bagenda umugore wawe niwe ugomba kumenya igihe abana bavukiye hari abagabo batazi n'igihe abana bavukiye rero niyo mpamvu mvuze ati abana naba twese ntagara umuntu umwe hanyuma rero icyo ngomba gutangiraho ni iki ubundi ku munsi wa gatatu dusengera abana bacu no kuvuga ko amasengesho dukora amasengesho yo kwiyiriza ubusa mu gitondo turabyuka tugasenga hagati mu munsi naho tugasenga nk'ubu mukanya maze gusenga rendi muri pause maze gusenga hanyuma noneho tugasoza amasengesho nyuma ya saa 12 niho dufungura saa 12 tumaze gusoza amasengesho so rero umubyeyi utabikoraga gerageza kugira ngo bikore kandi wongeraho kugira ubigishe abana bawe gusenga guhamagara Imana yakubera so rero abiya bikenewe yuko mugomba kuganiriza abana banyu kubera ko abana babaye so confused abana bari kubona bagenzi babo barahindutse barabakobwa bahindutse babaye abahungu barahindutse babaye abakobwa birabacanga ntago bumva ibintu biri kuba so rero babyeyi kuganiriza abana banyu bizabafasha kugira ngo mumenye ne muri iriya si babamo murakaza neza muryango muhire murakaza neza Chantal Hakiza TV murakaza neza muri Sanga. Hello amakuru yanyu muraho murakomeye nizere ko mumeze neza nkuko bisanzwe ni Chantal Hakiza ndi mama w'abana batatu ndi mariye ntuye muri Amerika niho Imana iturindiye ubwo rero wa gatatu mwiza Imana ikomeze kubana namwe narinje kugira ngo ngane n'ababyeyi niba uri umubyeyi umubyeyi w'umupapa umubyeyi w'umumama karibu tuganire umunsi wa gatatu tuganira kubyerekeye abana uko tugomba kurera abana bacu uko tugomba gusengera abana bacu kuba imbere y'Imana kubw'abana bacu hanyuma rero wa gatatu mwiza Imana ikomeze kubana namwe ntagiye kubatindira reka ndeke kuvuga menshi cyane kubera ko nanjye umwanya wanjye ni mutoya cyane nagira ngo nganire n'umupapa uri kundeba umama uri kundeba muri uyu mwanya ntakagira umuntu numwe yitarutsa ibintu byo kurera abana kubera ko abana twababyaye turi babiri abana twababyaye ari umugore n'umugabo ni ukuvuga ko buri wese agomba kugira uruhare agomba kugira mu bana sibyo so umugabo akagira inshingano afite umugore nawe akagira inshingano afite mu kurera bari abana kubera ko abana tuba twarababyaranye twese so apana kumva yuko ngo abana nabo umugore ukumva wabatereranye umugore wawe niwe ugomba kumenya abana aho biga umugore wawe niwe ugomba kumenya aho abana kwa muganga aho bagenda umugore wawe niwe ugomba kumenya igihe abana bavukiye hari abagabo batazi n'igihe abana bavukiye rero niyo mpamvu mvuze ati abana naba twese ntagara umuntu umwe hanyuma rero icyo ngomba gutangiraho ni iki ubundi ku munsi wa gatatu dusengera abana bacu no kuvuga ko amasengesho dukora amasengesho yo kwiyiriza ubusa mu gitondo turabyuka tugasenga hagati mu munsi naho tugasenga nk'ubu mukanya maze gusenga rendi muri pause maze gusenga hanyuma noneho tugasoza amasengesho nyuma ya saa 12 niho dufungura saa 12 tumaze gusoza amasengesho so rero umubyeyi utabikoraga gerageza kugira ngo bikore kandi wongeraho kugira ubigishe abana bawe gusenga guhamagara Imana
kubera ko ntago uzahahora ngo uhore uhamagara Imana kubw'abana bawe, no guhamagara Imana kandi nabo bigisha gusenga kugira ngo babane n'Imana cyane kurushaho, kubera ko hano hanze hari ibintu byinshi cyane byiteguye kwangiza abana bacu. Abana muri kino gihe bari kuba batinganye, abana muri kino gihe bari kujya mu madroge, so biteye ubwoba. Mu by'ukuri dufite abana batatu, uwa mbere afite imyaka 15, uwa kabiri afite imyaka 13, uwa gatatu afite imyaka 11 agiye kugira 12. So murumva yuko ni muri ya myaka batangiye kugira gute, batangiye hariho ibintu byinshi cyane, batangiye guhinduka, batangiye gutekereza biri different nuko dutekereza. So mu by'ukuri icyo dukora twebwe nk'ababyeyi be, nk'ababyeyi babo turabaganiriza ko baba hafi. Niba mu gitondo ujyanye umwana ku ishuri, genda uganira nawe, mu gihe muri kumwe, mu gihe muri kugendana, umubwire ati ku ishuri ugomba kwitwara gutya, hanyuma ku mugoroba nataha, mu gihe muri gutaha genda umuganiriza, umubaza uko byagenze ku ishuri. Hagati aho ngo bazajya bakubwira byinshi cyane kurushaho. Mu gitondo nkunda kubabwira ko nkunda gutanga urugero cyane kuri njyewe, ntago nzigera mbigisha ibintu ntakora iwanjye. Hariho umuntu yigeze kumbaza, se Chantal, ibintu twigisha byose urabikora iwawe? Yego ndabikora cyane, ariko mubyumve ngo nta na kimwe nzaza kukubwira hano ngiye ntakora iwanjye. Mu gitondo twagendaga ku ishuri n'abana tuganira, abana baravuga ati ariko ibintu by'amashuri muri kino gihe byarahindutse, dusubiye ku ishuri, twa turi muri konji, dusubiye ku ishuri no gutangira tukitegura ko ntugomba kongera none ko bana n'abantu bo ku ishuri. So ubwo urumva yuko kubera ko babagiye mu yindi si, barabizi nabo ko babagiye mu yindi si. So ndashima Imana yuko babimenye ko bagiye mu yindi si, hanyuma bakamenya nuko bagomba kwitwara. Kandi muri iyi konji twa turi kumwe nabo mu rugo, mu rugo nafashe konji, bafashe konji, nanjye mfata konji, sibyo? Basi hagati yanyu mujye mugerageza kugira ngo hagombe kuboneka ugomba kuboneka, either umugabo wawe, umugore wawe, murebe uko schedule zanyu zimeze zo ku ishuri, zo ku kazi. Muvuge ati abana bagiye muri konji, reka nanjye ngiye muri konji, basi shobora kuba namarana nabo ibyumweru 2. Twamaranye nabo ibyumweru 2 mu rugo, tuganira, tubana nabo cyane. Njye nafashe konji. So rero abiya bikenewe yuko mugomba kuganiriza abana banyu, kubera ko abana babaye so confused. Abana bari kubona bagenzi babo barahindutse, bari abakobwa bahindutse babaye abahungu, bari abahungu barahindutse babaye abakobwa. Birabacanga, ntago bumva ibintu biri kuba. So rero babyeyi, kuganiriza abana banyu bizabafasha kugira ngo mumenye ne muri iriya si babamo, sibyo? Bari abantu barana ku ishuri bamarane nabo igihe kinini cyane, bamarana nabo amasaha 8. Twebwe amasaha tumarana n'abana ni amasaha makeya cyane. Rero ari amasaha makeya cyane umarana n'abari abana, gerageza kugira ngo uboneke, kugira ngo uganire nabo, kugira ngo ugire twinshi ugomba kugenda ubakuramo. Hagati aho ngo bizagufasha kuntu ugomba kumenya, kuntu ugomba kubarera, kuntu ugomba kubana nabo. Abana n'abana beza cyane. Umwana iyo umubajije ikintu akubwira kwa kundi, sibyo? Umwana ntagazi kubeshya, umwana akubwiza ukuri. Ni nayo mpamvu iyo abana babakubita muri bino bihugu byo hanze, iyo umwana bamukubita mu rugo cyane, urabona nko kwakunda ababyeyi bacu bakubitaga abana cyane, bakokubita biteye ubwoba. Hano muri Amerika ubikoze, muri bino bihugu byo hanze ubikoze, abana barabagutwara. Ni nayo mpamvu rero abantu biwacu bari kubatwara abana cyane, kubera ko ntago bigeze babihagarika bya bintu byo gukubita. Hariho yindi system yo guhana umwana ntago biri ngombwa yuko ugomba kumukubita, urabyumva? Urashobora no kumuhana ukamwima electronic ziwe, ukamwima telefone, niba ari telefone ayikunda cyane yimwime, niba hari computer akunda cyane kugira ngo akine game yimwime, niba akunda kureba televiziyo cyane bimwime, niba ushaka kugira gute, niba akunda gukina bihagarike, mubwire ati genda wicare hariya kubera ko wakosheje, icara hariya mu nguni
ubanze witekerezaho kubera ko wakosheje. Gukubita ntago ari ko kugira gute guhana umwana. Hano muri bihugu byo hanze iyo uhanye umwana, ariko numvisha ko no mu bihugu by'iwacu byaje, mu Rwanda birahari no mu Burundi birahari, ntago bagikubita abana nkuko babakubitaga kera. Iyo ukubise umwana ukaba wamugirira nabi cyangwa yabyimba cyangwa yakomereka, baraguhana. Ariko ubundi ntago ariko byakagombye noroma, ntago agomba gukubita umwana ku buryo agomba kugira kubyimba cyangwa kugira igisebe. Sibyo, ntago ariko guhana, ntago aribyo bizatuma umwana ibyo yarari gukora ari ubihagarike kubera ko umukubise gutyo. No, umwana muganirize. Ababyeyi baburiye umwanya abana, shakira umwanya abana bawe, baganiriza, babiruhande. Niba gukenera bakubone, baba bafite byinshi byo kukuganiriza. Ndagusabye wa mubyeyi uri kunyumva muri uyu mwanya, rimwe uzagerageze wicara uruhande rw'abana bawe, utangire wabaze amakuru yawe, mwiriwe gute, byagenze gute, ese kwishuri bimeze gute. Uzumva bakubwiye amakuru menshi cyane y'ibintu byinshi cyane utaruzi. Rero kuganira n'abana bituma ugeringa information. Kuganira n'abana bituma umenya icyo umwana wagukeneyeho. Sibyo? Babyeyi ndabinginze mushakira abana banyu umwanya. Mushakira abana umwanya, mubaganirize, mubigisha no gusenga. Mwirukane imyuka mibi y'abapfumu n'abarozi ku bana banyu. Mwirukane za karande ku bana banyu. Hariho ibintu byinshi cyane basogokuru bakoraga. Urabyumva? Ibyo bintu rero iyo utabyirukanye mu muryango biragenda bigakurikirana n'abana bawe, abo wabyaye n'abo bazabyara gutyo. Rero irukana za karande. Ntibazagende bakurikirwa na bya bindi bya kera by'abantu ba kera bakoreshaga ibintu byo kubandwa, byo kuragura, byo kugira gute. Irukana rero za karande. Ni ibyo ngibyo mbabwira karande. Irukana ibintu bibi byose ku bana bawe. Atura abana mu mazina, ubereke Imana, uhamagara Imana, uvuge ati Imana nkweretse abana banjye, bashyiraho protection idasanzwe, bambika igikundiro kidasanzwe, bashoboze mu masomo yabo. Byose Imana irabikora. Ariko icyo dusabwa niki? Ni ukwegera Imana, ni ukujya imbere y'Imana tukayegera. Hari umuntu ejo bundi yambwiye ngo Chantal, ngo nukuri pe ibintu byo kwiyiriza noneho mbivuyemo. Reka nkubwire ikintu rero, nubivamo uraba umaze kugira gute guhereza umwanya shitani kugira ngo ikore cyane kurushaho. Ndagusabye niba uri wa muntu wasengaga, reka guhagarika gusenga, bimbere y'Imana cyane kurushaho, egera Imana cyane kurushaho kubw'abana bawe. Ndavugana n'umugabo, ndavugana n'umugore uri kundeba muri uyu mwanya. Sengera abana bawe, abana bawe babiruhande, ganiriza abana bawe, kora amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Mu gitondo usenge, hagati mu munsi usenge, nimugoroba usenge. Sibyo? Usoza amasengesho nyuma ya saa 12. Abana bawe bose ubature mu mazina, ubabwire Imana, ubereke Imana. Ibyo umwifuzaho umwana wawe byose ubibwire Imana. Mureke ubunebwe, mubi imbere y'Imana cyane. Kuba imbere y'Imana no kubashakira umwanya cyane bihagije, kubaganiriza kenshi cyane, bizabafasha cyane kugira ngo bazavemwe abagabo beza, bazavemwe abagore beza. Hariho abagabo benshi bafite ingo mbi muri kino gihe bitewe naho bakuriye. Kubera ko yakuriye mu rugo mama na papa birirwa bagwana, yakuriye mu rugo mama na papa batumvikana, yakuriye mu rugo harimo ibintu byinshi bitandukanye bibi cyane. Ugasanga iyo yimariye yumva yuko umugabo muzima agomba kwifata gutyo, none iyo yimariye akumva yuko umugore muzima agomba kwifata gutyo. Ariko ndakugira nkubwire ngo, ariko nababwira namwe babyeyi, ibyo mukora mu rugo rwanyu nibyo abana banyu bazakora, kubera ko ni mwebwe ba role model wabo, ni mwebwe bareberaho. Sibyo? Nimukora ibyiza n'abana banyu bazakora ibyiza, nimukora ibibi n'abana banyu bazakora ibibi.
mube impande y'abana banyu, mwigisha abana banyu, mubere urugero rwiza abana banyu, kubera ko muri gutegura abagore beza bazaza, abagabo beza bazaza. Sibyo? Ndabinginze ababyeyi, mube imbere y'Imana cyane kurushaho, kandi mushakira n'umwanya abana banyu. Imana rero ikomeza kubampera umugisha, ndabakunda cyane. Chantal Hakiza, mugire ibihe byiza. Bye bye.